Ya amazina ni Irakoze Jonathan nk'ibisanzwe aha naho bibera TV igisigo mbafitiye uyu munsi bacyita umusaza chairman wacu Kagame. Okay, mu byemere cyangwa mu bireke ibyo nabonye Rwanda ni byinshi, incamake, amashuri meza, amavuriro meza, imihanda myiza, yewe ndavuga uwo musaza witanga umutekano ugatamba. Abahungu musasi biraga, abakobwa mwambara amashabure tubyine bushake buke, icy'ingenzi amatari wacu araganje. Uwo Rwanda waguhanze nta kizamubuza gukomeza, ingoma yizakomera yo murabakomeretse igihe imiyoborere yasenyaga iterambere. So ushobora kuvanga igihe imiyoborere yasenyaga iterambere ukaba utabyumva neza. Urabona igihe imiyoborere yasenyaga iterambere, urugero igihe imiyoborere isenya iterambere, urugero nka jenoside, muzi ko basenye ibyo bagezeho, ni cyagiye cy'imiyoborere mibi ibirimo yasenya iterambere. Ariko today cyase tomorrow cyase future dufite imiyoborere myiza. Niyo mpamvu nahise mvuga ngo umusaza wibonye akotana gitwara hagarika amurorerwa yaberaga i Rwanda igihe abanzi basibaga inzira ngo u Rwanda rwisange mu kiziba. Uwo Rwanda umusaza yaje kubona ko ibintu bigeze kure, afata icyemezo cyo kwaduta Rwanda. U Rwanda rumeze neza, utuvugana umutekano urahari. Ni umusaza Kagame usa nk'uwavuye mu ijuru ngo aturinde abagome no mu ijoro. Ni umusaza yambu Rwanda rwacu dore no mu gicuku uracanye. Ibi byose turabikesha nyamugenda mubi imbere ari we majyambere Paul Kagame yadutuje ubumwe buzira umwanda, aho umunyamahanga arakorwa n'isoni sukira turanga mu gihugu hose. Nge nabuze uko mwita papa Rwanda nta katarwana ngo tubone umutekano. So murakoze cyane, bibutsa ko iyi naho bibera TV. Kora sabo ntugende udakanze kunzogera, umunsi ku wundi muzajya mumbona ndahari. Murakoze cyane.